We cannot be big. Yeah. So this is our way to the cottage here. Yes. Hey. How are you finding the weather? How are you finding the weather? The premix is very cute. This allows us to drink. I must choose this one. Yeah, that one is better. That one is good. In case you don't want to move up to down to the other side. I'm in there. Ndara ndi kureba ndatitira ndi kureba ibirunga n'akayaga aho wagura kureba Muhabura ukareba Sabyinyo By the way, ukareba Gahinga after reaching here in fact I was surprised by seeing people of Kisoro speaking our language. This is our language. I don't know how you have stolen it. this was our land. If this was our land. No, this was our land. This was our land. It's a very well. We like it to see people that who can speak and listen. This is the English we are using, but we know other side the way we can use it in Rwanda. Yeah, turabanyarwanda by the way. Iyo mvuze uyu mugabo uri imbere yacu arabyumva kandi uyu ni kakondo uyu no hano no nikavukiri wanga Stebone wa hano Stebone first citizen wa Gisoro first citizen uri kumva ari muri classe ya mbere uri kumva abantu bazi igifaransa. Il est dans la première classe. Tu connais pas français, mais yeah. By the way, that's what's up. It's a pleasure. And Papa, thank you for hosting us. By the way, We also have a garden behind the other side. Maybe I can first show you the garden. dufite n'inyoni zigeze muri nk'ijana zitandukanye different species ngira ngo kuzireba hejuru hano ndashaka ko nzazana n'abanyakigali tugahavinga fun just noneho dusohotse tuje just for that Kisoro tutaje mu kazi kuririmba uyu mujama ndende ukana dukora kantu ibigoro bano barinda kinga winyoni ngo iki tuwaga ikapa gole za hano ari hano cameraman I can see I can eat dog yeah alikuwa nuvuga mbere na hagera by the way nanjye nuvuga mbere na hagera no bari mu rugo mutagaze hano Então deixa cá. Son, hano ni heza kabisa. Urumva niyo waba uvuye hariya ruguru muri cottage. Wazikicarira hano. Igihe watashaka kumva sound z'aba neighbors. Bari gutitira. Bari kuvuga igare bari gutitira. Wakwizira hano gatuza kabisa. Gatuza rwose bikagenda neza. so hano Gisoro njyewe nitwa Ndemeye uri kumwumva yitwa Ndemeye urumva ko ni umunyarwanda nitwa Ndemeye ndi wa Gisoro uri mu rwacu Gisoro
it is the southwestern of Uganda. Ahantu abakerarugendo bazino cyane mainly no kureba ingagi. Ingagi musi yose zibaga mu this region. Dufite mu Gahinga, dufite Birunga, dufite Muhabura, dufite Gahinga, dufite Sabyinyo. Aha, ni mwebwe dusangiye ingagi. Hariya zirangagi namwe zigerayo hano. Ahubwo zizaga zikaza hano zikamara n'igihe. Zigasubirayo n'izacu ubwo zagiye mu Rwanda. Mumenye se zanyu zimeze gute? Cyangwa twari izacu twagaburiye neza zazimufata neza. Ari zitorokaga zikaza gusohoza. Manyuze ingagi nazo nk'abantu. Zikajya kurungura ikuze ijyaga gushaka umugore. Umwana ujyaga gushaka mu Rwanda. Mu Kongo ikabyuka imaze kuzana ubwo ibaga mu family uziyo bagiye kuzireba tuzirebaga mu families nazo zigira family no kumva ngo hariyo groups ngo hariyo ingagi groups zingahe bagukura ari ibindi giraga ikiba yini gakwete na family kitongora so ni community kitongora singa for example gasabye Itongora ni ukuvuga ngo mbega ngo wowe ku giti cyawe ugakora uburyo bwawe independent itongora rero icyo ni ikintu ari ikirunga cyo bita Gasabyinyo at the third peak uhagararaga guca uhagaze mu bihugu bitatu Uganda, Congo na Rwanda at the same time. By the way, we want to reach even kirunga se kutuzi ko ari cyacu nawe mugifiteho ibihugu bitatu ubwo ngo nta gihugu cye cyo kigurisha kimwe kigomba gukibwira ati muraduhaho natwa yacu so Kisoro ni igihugu cyiza dufite za Lavadam Lake Mutanda ya Kisoro rero Kisoro dufite ingeze Lake very soon byo kurambura dufite byinshi uje urashaka ndemeye arakurambuza buri hamwe dufite ndemeye guri ya 2000 irakurambuza buri hamwe hose aho ushaka mu Uganda na Rwanda na Congo hose jayo aho ni sawa cyane ndemeye we are happy to be here also I'm very happy too my brother njo buri munsi twakurebaga ku Facebook tukavuga chance it's a pleasure gusanga uraye hano mwembe singizi turishimye cyane natwe umuntu w'amani mu Rwanda araye ku hoteli yacu muri zose niyaronzemo rero avuze ngo niyararamo yego kimenyesha ni ibintu byiza cyane yego kandi ni byiza kabisa kaze no kwakira abantu nabikoze kabisa everything here is fine. Mico, yo hano si heza. hano ni heza That's awesome. Once more, thank you for coming to Kazi Cottages. Yo, what's up? we are not going to stay a long time here Kanisa yanyu hano ni but tufata we have time to come and relax here maybe but I can come with my family I can come with my friends it's not far away from the 2-hour drive it's not at all so promise you that we'll be back thank you imanzi wanjye agomba kurara ahantu murabyemeje mwivu yanjye
Of course. Batman Bafa. Me and my team, we are happy to be here. So, let's say, Romeo Kuramo, Nabo, Hani Rumo, Gomba, to stream to sleep here. Then, Mukani the show. And the show, really. Our beautiful judges, and I'm going to the fresh sun. It is a human number, yo. Ugaringe na wasi, yo. Pasanjiri na nasi, mata kenga wanasi, bapanjiri bandari. Fresh. Niwajiri chibaka.